turi abana batatu nubwo baduhereza inzu imwe ariko tukagira aho tuba. Ubu ngubu njyewe turara ingangi ni hanze no kwibaraza hano nimugoroba naza nkaharyama. Ako kana k'imyaka 8 ko kaba kwa mama wacu. Hakizimfura Gaspard na Muhabonimana Solange witabye Imana mu mwaka 2018 nibo babyeyi baba bana batatu barimo Nshimiyimana Jean d'Amour ari nawe mukuru ufite imyaka 17 na mushiki w'Ingabire Denise ndetse n'Igihozo Belize ari we muto. Bivuga ko basohoye mu nzu kubera ko isi babyara ari nawe wabasigaranye yayigurishije batabizi none bakaba bangara ku gasozi. Yaraje yasinze amufatiraho umuro ashaka kumutema. Gutema mama atwite. Bamaje kugurisha inzu njyewe mu by'ukuri njye nanze kuvamo hano ari naho uri kubona kijyanye mu kagari banyohereza ku murenge Providence ambwira yuko ari we gitifu w'umurenge ambwira yuko ngo nta nshingano mfite ngo ngomba gusohoka nkatanga inzu z'abandi noneho ngo nkarega ndi hanze. Numva ngo umurenge ngo waje wica urugi nagarukiye mu wa 6. Uramutse ugira amahirwe yo gusubira mu ishuri wakwiga? Nakwiga ariko se nakwiga gute nta hantu ho kuba mfite. Abahoze ari abaturanyi b'uyu muryango twaganiriye nabo batubwiye byinshi kuri abana ndetse no ku mibanire yabo na si babyara. N'abana mama wabo apfa nabaga hano hepfo yaramubuze nyine umwana akajya mu muhanda nyine akajya gushakisha ubuzima bwo hanze. Papa waba ni umuntu w'inzoga cyane akajya mu bagore cyane. Ubwo rero bagerageje no kujya mu nzego z'ubuyobozi nyine bigaragara yuko hari wenda hari itegeko barebeyeho wenda rikaba ari ryo rishobora kuba ryaramuciye imbaraga cyangwa se ryaratumye we nta jambo agira. Reba ukuntu nawe abayeho n'ubuzima bubabaje asohowe mu by'iwabo ntaho agiye bagomye ko bareba n'uburenganzira bw'abana. Ari papa wabo ntacyo bamariye n'ubuyobozi nabwo kugeza ubu ngubu kwisa nta kintu turabona babafasha. Nkaba nifuza ko leta turabizi no umubyeyi nidufashe basi tugiraho tuba nkuko twari tubayeho mu buzima bwiza. N'ubundi leta n'ubundi nakwiye kuraba n'abana ikabafasha kuko kwiga nabonye no kwiga n'ubundi ntago bijya birangira. D'Amour yasubizwa mu ishuri cyane n'abo bana umuntu abashije kubabona nabo yabasubije mu ishuri ariko nyine bakabashakira naho kuba bagataha nyine akajya kwiga ahataha nabo bongere basi byibura babone naho barara bataraye ku gasozi babone nuko babasha niyo yabona niyo yakwikorera n'ikiraka cy'umuntu akamuhana 200 ariko byibura afite naho ataha. Umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Gasabo Mudaheranwa Regis ku murongo wa telefone yaduhuje n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi Musasangwe Providence atubwira uko iki kibazo cy'abana cyifashe ndetse nuko bagiye kugikemura. Twari twamusabye ko haza akatubwira umwuga yashaka kwiga kugira ngo tumufashe akomeze nawe ashaka imibereho nyine. Nabonanye nawe yarahari wandigeze kubwira gitifu akagari ngo azamugurire imyenda wagire ariko ntiyigeze agaruka nyine ni umukarane. None byarangiye bite? Ntago ariko hari ikintu nakubwiye kuri se wabo bana Musasangwe sinkibuka ariko narakikubwiye. Icyo mwatubwiraga no gufata papa we nawe akafata iyo responsibility yo gufasha abana be. Icyo utabikoze yewe twaramufasha ariko nawe se ariho mugengo ni umutsinzi nyine uyu munsi abari ahangaha ejo akabayimukiye ahangaha ko umwana w'umukarani ataruzuza imyaka ubwo urumva turi bibireke dute. Ese uwo mukarani nta kindi yizewe? Nta kindi yagarukiye nyine arangije wa 6 ntabwo yasubiye muri segonderi. Nicyo twashakanye nashaka kumujyana muri lateri yo mu Gakiro bari bananyemereye kumwigisha gusudira yego ariko ntiyaje yarabyanze. Wa mutwaye se Gitagata wowe sa n'umutoranyisha hagati yo kujya mu nzererezi no kujya aho ngaho nangwa se ukamujyana Kacyiru ukavugana Rujeni nyuma y'umurenge hariho abantu bahari bandi ejo bundi twanabateye inkunga. Uwo mukobwa hari ubwo ngo bimeze bite? Uwo mukobwa yavuye Gitagata hari abamama bafite atelier y'ubudozi. Yambwira ko yize ibyo guteka ariko ambwira ngo arashaka kudoda cyane nta kibazo. Oya abantu bose ntabwo bazadoda. Mushakire restaurant kandi nzaguhemba sibyo? Ntabwo nayibura. Mushakire restaurant bamwishyure dukeya kandi bazamwishyura nagira indiscipline kuko buriya baranabatsipinga. Usigaye ari kumwe na nyina wabo n'umwana mutoya w'imyaka 8 nyina wabo yamutwaye kera mama wakimara kwitaba Imana.
nangize iby'umwana n'uko gukora ubundi niyanga kujya kwiga ibyantuze niyanga kujya kwiga ibya toriye nawe uterura utware ntuze nta kundi ko byagenda ubwo yabaye ikirara uzarebe niba atanywa n'ibiyobyabwenge. Ejo nzababwira ko resitora nayibonye ntabwo ndi buyibone ndahita nyibona. Umunyamategeko Maître Maurice Munyantwari mu kiganiro twagiranye atubwiye ko itegeko ry'izungura abona ko rikwiye kuvugururwa hagashyirwamo n'ingingo irengera abana. Ubu ngubu umubyeyi rwose umutungo aba ari ujana ku ijana bakoresha icyo ashaka. So ngiye nkabona ko harimo akabazo pe kari social. Ubwo rero igihugu cyo mbona nuko bareba ukuntu bafata ku mpande zombi ukavuga ati nta kintu n'ibyawe wanakoresha icyo ushaka cyose, ariko nawe ukaba ufite bagashyiraho umurongo ntarengwa bakavuga ati niba ibintu byawe ufite ntugomba kubigurisha ngo bimare mu gihe ugifite abana urera, bagashyiraho nka pourcentage runaka utagomba kwikuraho mu gihe ugifite abana nk'uko mu mpano babikoze neza baravuga ngo nta muntu wemerewe gutanga impano ngo ku muntu ufite abana, ntiyemerewe gutanga impano ngo arenze 1/5 cy'umutungo atunze. Nuko bavuga bati atawumaraho abana bakazabura icyo bafata n'abana n'uburenganzira kuvuga ngo mu gihe umubyeyi ibi byose yabigurisha yabimaze mwemereye kujya kumurega kugira ngo hagire bimwe agarura kugira ngo abana batandagara hanze. Bagomba gushaka ukuntu bashyira mu balance. Yari Alan Inkotanyi Gashiramanga i Kigali. Ni mu gikorwa cyo gutangiza icumweru cy'ingombonezamikurire, igikorwa cyabereye mu murenge wa Rwaza wa Karere ka Musanze, aho umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza Madame Axel Kamanzi yatungwa no kubona amwe mu mafunguro yahabwaga bamwe mu bana bari mu kigero cy'amezi 8 ndetse n'imyaka 2. Nabonye umwana afite ikijumba cyiza rwose cy'amafu ariko afite n'imbada, akaboko kamwe gafashe ikijumba kandi gafashe imbada, ari gusomera ikijumba imbada. Ariko se iyo turi gutegura amafunguro buriya twibuka indyo yuzuye ibiyigize, cyangwa ni ukuvuga gusa ngo ataza kurira akareba ibimworoheye akaba ari byo afata? Iyo mbada ntiyari kureba wenda ko atayisimbuza igi kugira ngo umwana abone n'ibyubaka umubiri? Ntabwo byari gushoboka. Aba babyeyi bakomeza bavuga ko ibijumba cyangwa ibigori ari amwe mu mafunguro abana babo bakunda, bigatuma nabo bayabategurira bishimye kandi bakayabagaburira ku gihe. Ikijumba, ikigori, iyo wamaze kumenya umwana azi kuvuga ku isaha yo kugaburira umwana tuba twamupfunyikiye tukaja kumugaburira ifunguro twamugeneye. Mu isogonda abakubwira ati ikijumba, mu idakika yabona imbada iratambutse ati mpimbada. Bamwe mu bajyanama b'ubuzima bo mu midugudu itandukanye igize umurenge wa Rwaza w'Akarere ka Musanze bavuga ko basobanukiwe n'indyo yuzuye, akaba ari nayo bigisha bene aba babyeyi ngo nubwo batabishyira mu bikorwa. Iyo turi kwigisha ababyeyi turi ku mikurire y'abana, icyo bita PNBC, turi gupima abana mu mudugudu, niba ngo tubonamo ibyo byiciro. Hari ababyeyi baba batazi gutegura indyo yuzuye, kandi tuzi neza ko indyo yuzuye ibigizwe n'amoko 3. Hari ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Niba yari yamuzaniye ibitera imbaraga gusa, urumva uwo mwana ko nta kintu yari yafashe gifatika. Hari ibyari bibuzemo by'ubwoko bubiri, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Aba babyeyi bakomeza bavuga ko batazi igituma abana bo bagwingira ngo kuko babagaburira amafunguro ahagije, ngo gusa wasanga ari urwaye bavukana ngo kuko rimwe nemwe babavuza bikanga bikananirana. Nzabaga ari ubugwayi umwana yavukanye. Ko nk'ubu hari igihe umwana uja kubona ukabona agize peti nkeya yo kurya, nibyo bijyawe mu ukabona ntago ari kurya, tukaja kwa muganga tukabavuza, bamwe bikanga abandi bikemera. Padiri Burenuwayezu, umuyobozi wa Paruwasi ya Rwaza akaba n'umuyobozi wa Caritas, avuga ko akwiye kuba ujyanama bwimbitse mu gutegura indyo yuzuye. Abacyakeneye ubukangurambaga bwimbitse kugira ngo nibura hagire ikigerwaho rubyanze bikunze, ko hari aho ubona hari gikwiye gusobanuka cyangwa se gukemuka kugira ngo umwana ahabwe indyo yuzuye akiri mutoya, noneho akure neza. Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere twakomeje kugaragaramo igwingira ry'abana bakiri bato, ni mu gihe nanone habarurwa imidugudu isaga 69 itagaragaramo ingombonezamikurire. Jacques Tuyishime mu majyaruguru y'u Rwanda. Kubasubiza kandi bayikaza hano kuri Voice TV Rwanda YouTube channel kugeza amakuru atandukanye kandi ku gihe, ibiganiro bitandukanye, urusobe rw'ingingo zo kuganiraho, ikungura ubumenyi ku byo waba wifuza kumenya, igufasha mu kwegera Imana, ikugezaho ubucukumbuzi butandukanye. Muri make
ni channel ikurindira irungu, gahunda ni hehe n'irungu hamwe na Voice TV Rwanda.